tugatangiranye n'abasore babiri bari ku kiraro, bari bafite isanduka disi yari irimo umwana w'umukobwa, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ngo kubera iki bano basore babiri bafashe uyu mwana bakamushyira mu isanduka. Barakwereka ku ruhande hari undi muntu wari wigize impumyi, wari urimo yigendagendera, ariko mu by'ukuri yari yababonye ko uyu mwana w'umukobwa bagiye kumugirira nabi. Barakwereka bafashe ya sanduka batangira kuyizirika bitonze, barangije disi barayifata, wa wundi ahita asubira inyuma yirukanka bwangu, yari yamaze kubabona. Bafashe ya sanduka bitonze barayiterura gake gake, barangije disi bayizamura ku kiraro hejuru ngo bayinage mu mazi. Mana nyagasani, ya sanduka barayirekuye bayinaga mu mazi, kandi wa mwana w'umukobwa yari ari muri iyo sanduka. Barakwereka disi sanduka bayitaye mu mazi, irangije itangira gushoka. Barangije baravuga ati mfasha hano, barishima cyane baranezerwa ati turabikoze. Kumbe wa muntu wari wababonye yahise aza yirukanka bwangu, yaciye ku nkombe hirya aza gutabara wa muntu wa disi wari uri muri ya sanduka. Yaje yirukanka cyane bwangu avuga ati reka nabari hakiri kare, afata umugozi wari waziritse ya sanduka atangira kuwukurura gake gake, atangira kuvuga ati bari abantu ni abahemu, kubera iki mwahemukira mugenzi wanyu? Barangije batangira kureba baravuga ati biriya ni ibiki noneho bigenze gute? Uriya muntu uri kwirukanka kuri wa muntu tujugunye mu mazi arashaka iki? Murasi ugiye kutuvangira? Yari anafite icyapa avuga ati mumufasha. Atangira guhamagara ati nkeneye umuntu wamfasha kugira ngo mbashe kuba navana no muntu mu mazi, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bicyoroshye. Yatangiye kurura ya sanduka atangira kuyegereza gake gake, kandi ba bagabo bari bamaze kumubona. Arangije arayikurura arayegereza, muri ubwo buryo aravuga ati reka nabara ubuzima bwa mugenzi wanjye nanjye ejo yangirira neza. Arangije disi arayikurura, ba basore barareba barumirwa baratangara, baza biruka cyane baje kumureba, baravuga ati n'ubundi reka tujye kumureba. Barakwereka disi wa mukobwa yari akiri muzima agihumeka. Arangije ava muri ya sanduka disi arambwira ati gira vuba vuba uve muri iyo sanduka. Disi kigaragara cyo no kuri uyu mukobwa ari muri sanduka yari anatwite, mwakabyaramwe mana y'isi n'ijuru, uyu mukobwa yari anatwite kandi ari hafi no kwibaruka. Iyo warangije disi wa mukobwa mugenzi we aramufata arambwira ati shaka uburyo uvamo aho ngaho, ba basore bari kugushaka bagiye kuza, batagusanga ukirimo aha ngaha bakumerera nabi. Arangije arambwira ati ihangane wiyandayande urebe ukuntu wahaguruka muri iyo sanduka, ariko mu by'ukuri ntabwo byari bicyoroshye. Ariko yaramufashe disi arambwira ati mbabara ndakwinginze ushaka ukuntu wava muri iyo sanduka, ariko mu by'ukuri ndakwinginze batagusanga amaha. Yari anatwite disi ubona ko byamuyobeye, abona nta yandi mahitamo. Arangije arambwira ati mbabara urugire vuba ushaka ukuntu uvamo muri iyo sanduka, uze tugende duhunge dore batakumerera nabi. Umudamu yakomeje kumubwira ati gerageza ugire vuba, mfata no ku rutugu mbashe kuba nagukuramo, tugende duhunge bariya abantu baguhubuye ku kiraro bakagutura mu mazi, ntabwo bagufashe bakugirira neza, bagufashe bakumerera nabi. Arangije disi yatangiye gufata akaguru ke atangira kumukura muri ya sanduka, nta gatege kari gatoya nta mbaraga yari amfite, ariko disi yakomeje kwiyandayanda amukura muri ya sanduka. Arambwira ati ihangane. Kumbe ba basore ntabwo bari bagiye kure, bari baje basabwa ngo birukanka ngo babarebe disi bavuge ngo turabafata n'ubundi uko byagenda ntabwo bari buducike. Barakwereka abandi nabo bakomeje kwiyandayanda baravuga ati dufata inzira tugende hakiri kare, bari abantu nibaramuka baje ntabwo turi bubakire. Barakwereka disi umukobwa yasubiye muri ya sanduka, mana nyagasani, kubera ko byari byanze gutambuka kugenda byanze. Yaramubwiye ati subira muri ya sanduka dore n'ubundi baraje, ariko icyo ndi bukore ndabajijisha nirukanke ubundi baba ari jye birukankaho. Ariko mana nyagasani, yaraje disi ahita yicara kuri ya sanduka, babandi nabo baza bwangu baje kumureba, baravuga ati n'ubundi uko mwabikora kose nta kintu mubashe kuba mwantwara, ndabinginze uyu mudamu urimo aha mutaza kubasha kumuhemukira, ndabasabye mumbabarire. Ariko mu by'ukuri yakomeje kwicara kuri ya sanduka aravuga ati aho kugira ngo uyu mudamu mumugirire nabi nimwe ari njye muhemukira. Arangije arabajijisha aravuga ati n'ubundi nasanze nanjye nawe urimo yafashe inzira yagiye, ati ariko mwibaze ikintu muri kumushakira nanjye cyanyobeye. Ati uyu mudamu muramushaka iki ko nta kintu yabakoreye? Barangije akomeza kubajijisha aravuga ati n'ubundi ibyo murimo byose umudamu yafashe inzira yagiye, si ahubwo mureke gukomeza kumushaka, mureke gukomeza kumutoteza ndetse no gukomeza kumwirukankaho, kubera ko nta kintu
biraza kubamarira, ndabinginze kandi mu nyumve. Arakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwicara kuri ya sanduka, arabwira ati n'ubundi reka mbibabwire ibyo muri gushaka byose, ntabwo uyu mwana w'umudamu uyu mukobwa muri bubashe kuba mwamubona, ahubwo reka mfate inzira n'iyo sanduka. arangije yoye imicanga mu mazi, arabajijisha, ahita bamena mu maso, arangije ahita akuramo wa mudamu vuba vuba, arambwira ati vamo tugende, irukanka hunga batsa kugirira nabi. Yatangiye kumuterura, aramubwira ati hunga mwene mama, hunga ndakwinginze, bamaso kanura, fata inzira tugende. Arangije disi aramwirukankana, barahunga kubera ko abandi yari yabateye imicanga mu maso, ariko yari yabahumye amaso. Arangije afata wa mudamu, akomeza kumubwira ati twirukanke. Abandi nabo kubera ko yari yamaze kubatera imicanga mu maso, batangiye kwihumura, batangira kuvuga ati n'ubundi ay'ubusa turabafata kandi turabirukankaho. Mara Nyagasani, bakomeje kwihumura, bakomeza gushyira amazi mu maso. Abandi nabo bafata inzira baragenda, barakwereka disi. Abandi bakomeje kwirukanka kuri wa bakobwa, bakomeza kujya kubashakisha, ariko mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kubabona. Ngabo disi bakomeje kugenda, biyandayanda. Hari ahantu bageze hari miziyamu, baravuga ati tugende kwihisha muri iriya mize, nta bundi buryo bwo gucika tutagiye muri iriya mize. Barakwereka disi, bahise bafata inzira baragenda bajya muri mize. Bakimara kujya muri mize, ntabwo disi bari bubone ubufasha bwo kuri bubashe guhunga, batabashije guhungira muri mize. Barakwereka disi ngabo uko bagenda, disi babangira nabi, bari bakomeje kwirukankaho, ariko ntabwo bari bubashe kubafata kubera ko bari bageze mu nzu ndangamurage y'amateka, ariko niho bari bahungiye. Barakwereka disi, babagabo nabo baje babirukankaho cyane, baza bihuta bwangu, bavuga ati ntabwo muri buducike, ati nta hantu muri bujye, ati kandi ibyo murimo byose ntabwo biri bubagendekere neza. Mana Nyagasani, witegereze neza. Barakwereka baje birukanka cyane, bakomeza kuza biruka, bavuga ati n'ubundi turaza kubafata. Kandi umudamu ibise byari bimumereye nabi, ashaka kubyara, ariko mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Bakomeje kuza muri ya nzu ndangamurage, bakomeza kuza bihuta cyane. Arangije hari umugabo wakoraga muri iyo mize, arangije arababona, baramubwira ati tubabarira udufashe, duha ubufasha, ntabwo tumerewe neza, ntabwo bitumereye neza, turakwinginze duha ubufasha. Arangije disi umugabo atangira kumubwira ati n'ubundi turakwinginze, hari abagira nabi bari kutwirukankaho, tubonye n'ahandi hantu twahungira, tuza muri iyi nzu ndangamurage kugira ngo turebe ko mwabasha kuba mwadufasha, turabinginze nimudufashe, muduhe ubufasha, ntabwo bimeze neza. Warangije disi atangira kureba hirya no hino, atangira kureba hirya. Wa mugabo muri mize yahise ababona, nabo bari bahageze, ariko arababwira ati reka ngerageze ndeko nabafasha. Ariko mu by'ukuri yahise abona abagizi ba nabi b'abasore babiri bashaka kugirira nabi uno mwana w'umukobwa, ndetse n'uyu mwana w'umukobwa bamutabaye. Ntabwo byari byoroshye. Arangije aramubwira ati reka dushaka uburyo tumushyira amahanga mu kabati, tumusesekemo, mu by'ukuri araza kumera neza, nta kibazo ari bugire. Ariko Nyagasani, arangije disi yarakuriwe, ibisa bimumereye nabi, abona nta kundi kuntu ari bubigenze. Arangije aravuga ati n'ubundi reka disi mfashe kuba naguhishamo hano, wenda biraza kumera neza. Arangije baramufashe, baramuterura bitonze, bamuseseka muri ya miziyamu, bamushyira ahantu mu kabati, ahantu babikaga abantu disi b'amateka ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe by'inzu ndangamurage. Barangije bashyiraho n'indabo. Disi ikigaragara cyo ni uko bamuhishe mu irimbi, bakamushyiraho n'indabo kugira ngo bataza kubasha kubimenya. Menya ahangaha washyiraga babikaga abantu bamaze kuva mu byabo, ariko bakaba bari abantu b'amateka. Arangije ashyiraho n'ururabo. Arangije disi arakomeza arajijisha, aramubwira ati n'ubundi komeza kwihangana, uraza kumera neza. Arangije amanura n'indabo nyinshi zindi azishyiraho kugira ngo bariya abantu bataza kubibona cyangwa se bataza kubimenya. Arangije disi yakomeje kwitegereza aho ngaho uwo mukobwa ari n'umukufi yari afite, akomeza kuwureba. Aramubwira ati wewe guma ahangaha, nanjye guma ahangaha, nta kintu bari buze kubasha kuba bamenya. Ati wewe nuguma ahangaha ntabwo babasha kumenya ngo arimo ahangaha, ahubwo gereka mfate inzira ngende njye kwisha, wowe usigara aha ubikurikirana. Disi nibaza ubasobanurire, sigara ukora amasuku, wikoreshwa amasuku. Mu by'ukuri ntabwo bari bubashe kumenya ko ari wowe ushinzwe hano hantu. Mana Nyagasani, bakomeje kuza ba basore birukanka, bakomeza kuza bwangu. Barangije baramubwira ati bite byawe
kuri aho ngo muri mize. Arangije disi baramubonye baramubaza, baramubwira ati n'ubundi ni iki biteye ko mwaje muri mize. Aramubaza ati nta mukobwa ugeze aha ngaha, kandi umukobwa disi kwiyandayanda byari byanze, yari akuriwe disi ashaka no kubyara, kubera ko ntabwo byari byoroshye, nta yari yihishe, ntabwo yabonaga ubuhumekero. Yatangiye kumva babagizi ba nabi bari kuvuga, aravuga ati Mana Nyagasani, aba bantu sindi bubacike. Ariko mu by'ukuri uko byamira kose, arangije batangira kumubwira ati turashaka umukobwa winjiyemo hano muri mize, kandi uwo mukobwa yari atwitse. Umukobwa kwihangana disi yakomeje kwihangana, ariko akomeza no gutaka kubera ko yari akuriwe. Aravuga ati turabizi neza ko uwo mukobwa arimo hano, ahubwo turamushaka, utwereke ahantu ari, nutamutwereka ntabwo bigenda neza. Barakwereka disi yatangiye kubasobanurira, wakoraga amasuku muri mize, atangira kubabwira ati umukobwa nawe urimo hano, ndabinginze yagiye, ahubwo mumbabarire, ibintu muri gushaka ntabwo ari byo. Ati uwo twumva uri gutaka ninde? Ati uwo muntu turi kumva uri gusakuza ninde? Uwo mwana twumva uri kumva w'uruhinja ninde? Barakwereka disi umudamu, iyi disi byari byakomeje kwanga, akomeza kwicaramo aho ngaho, ariko disi ntabwo byari byoroshye. Uwo mugabo yakomeje kubasobanurira, akomeza kubabwira ati mwihangane, mumbabarire, nawe urimo hano. Ati ariko kandi ndabinginze mumfashe disi, mureke, ntawe urimo hano, mwigendere. Ati kandi wa mugabo we ushobora kuba ahubwo ufite ikibazo, turabizi neza ko yishemo hano muri mize, ahubwo turangire ahantu ari tubashe kuba twamubona. Barakwereka disi bafashe inzira, abagabo bagiye kugenda bafata inzira, bavuga ati n'ubundi turaza kumubona. Ati nushaka gufata umujyane umutwime. Barakwereka disi umudamu kubera gutindamo hahandi, aba baragiye bakomeza gukata hose mu irimbi, bakomeza kugenda bashakisha, sese baraza kumubona cyangwa biraza kugenda gute? Ndagira ngo utaza gucikwa cyangwa se ugahomba, Mana yanjye. Barakwereka disi bamaze kugenda, arangije ahita afata wa mudamu, atangira gukuraho za ndabo, kuko yari yabyumvise ko umudamu akana kari kurira, disi ashobora kuba yaragiye kubyara, disi akabyariramo hano. Ariko Nyagasani, ntabwo tubizi ngo biraza kugenda gute. Ese bari abantu baraza kubumubona, ntabwo bari bumubone, Mana Nyagasani. Barakwereka disi umugabo yakomeje disi gushaka ubufasha, nawe akomeza gusakuza, aravuga ati ndabigenza gute kubona nawe ukuriwe ushaka kwibaruka, kandi ukaba ugiye kwibarukiramo hano, biraza kugenda gute? Barakwereka disi umudamu yakomeje kwiyandayanda, akomeza kuvuga ati nta kundi kuntu ndi bubigenze, ati ndaza gukora iki kugira ngo mbashe kuba nakubona cyangwa se mbashe kuba nagufasha. Barakwereka disi yahise amuhereza umupira yari yakenyeye, arangije aramubwira ati ngayihangane urebe ko ako kana kagahinja wagashyiramo aho ngaho. Disi Nyagasani, Mana y'isi n'ijuru, aba bagizi ba nabi biraza kugenda gute? Ese araza kubacika cyangwa? Barakwereka aramubwira ati gira bwangu abagizi ba nabi bagarutse, ariko mu by'ukuri nta bundi buryo ari bubone, ntabwo ari bubone uburyo abigenza. Barakwereka afashe za ndabo zisubizaho, kuko abagizi ba nabi bari bamaze gukata irimbi ryose bamubuze, ariko mu by'ukuri bahise banagaruka. Bakimara kugaruka baravuga ati n'umundi wamutwimye byanga byakunda ari hano, ashobora kuba ari hano. Barakwereka baraje baramubwira ati nyamara wa mugabo we ushobora kuba wamutwimye kandi uzahana ari. Arangije disi muri ako kamwanya umugabo ari kubasobanurira akana disi umudamu yari yamaze kwibaruka. Barangije arabwira ati n'ubundi umwana nawe urimo hano, ati turakwinginze. Barangije arabwira ati n'ubundi reka dufate inzira twigendere, uyu mugabo ashobora kuba atari kutubeshya ari kutubwiza ukuri. Barakwereka disi umudamu yakomeje gutaka, akomeza kumva wa mugabo akana kagahinja gatatse. Mana Nyagasani, barakwereka bumvise akana kagahinja gatatse, bahita bamugabo bamujugunya ku ruhande, barangije bakuraho za ndabo. Disi wa mudamu yahise yibaruka. Mana Nyagasani, yahise yibaruka. Reka turebe ese aba bagabo araza kubacika cyangwa biraza kugenda gute? Umudamu yahise yibaruka kubera ko bumvise akana kanataka, arangije bigizeho wa mugabo akomeza gukubana n'abararwana, aravuga ati musigeho. Kumbe barakwereka disi abashinzwe umutekano bari bamaze kuhagera. Wa mudamu disi uyu mudamu watabaye akana yari yamaze kugihagera, yahagereye igihe yagiye guhuruza disi batabaze, bareko batabara abantu uno mudamu. Arangije disi umugabo yatangiye gusobanura ati turashaka umwana wacu, turashaka n'umudamu wacu, ibyo muri mu bindi muvuga ntago bitureba. Arangije disi ushinzwe umutekano yaraje. Uwo mugabo disi ikigaragara cyo nuko uyu mugabo uje yari umugabo w'uriya mudamu kandi yaraje gutabarira igihe. Ese Mana Nyagasani, bari babitewe n'iki? Kubera iki n'umwana w'umudamu? Kubera iki uyu mudamu bari bashatse
kumuhohotera. Arangije batangira gusubiranamo, baravuga ati we ntabwo uzi igituma uno mudamu turi kumushaka, hari ibyaca dufitiye kandi tutamubona ntabwo biri bugende neza. Arangije barakwereka yakomeje kuguma aho ngaho, arangije bakomeza kubasobanurira, kumbe uri witegereze neza bahari ikintu bari bibye kugira ngo uriya mudamu babashe kuba bamwirukankaho. Abari bibye amafaranga b'abagabo, ariko aya mafaranga bakaba bari bayibye mu uriya hantu uriya mudamu yarari. Barangije sinzi ukuntu byagenze, uyu mudamu ikigaragara cyo yaje arababona, atangira no kubumviriza. Witegereze neza, nicyo cyatumye uyu mudamu bamujyana, nicyo cyatumye uyu mudamu bakomeza kumwirukankaho, disi bakomeza kumushaka. Barakwereka ari gutambuka, witegereze neza, arabumva ibyo bari barimo byose nibyo bari gukora. Arangije aza gake gake, menya ariho disi bamubonye. Mana Nyagasani, barakwereka yasubiye inyuma, ahita yitura hasi, bahita babyumva. Mana Nyagasani, baravuga ati n'ubundi uyu mudamu yazaturaburiza, reka tumufate tumushyire mu isanduka, tumujyane tujye kumuroha mu mazi. Aha hose niho byatangiriye, nicyo cyatumye uyu mudamu bamufata bakamujyana mu mazi, bakajya kumuroha mu manga. Mana Nyagasani, barakwereka disi, nicyo cyatumye uyu mudamu yari yababonye ko bibye amafaranga, nicyo kintu bamuhoraga, nicyo kintu cyatumye bari kumwirukankaho cyangwa se bari kumushaka. Mana Nyagasani, barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, barangije baraza baramufata. Wibuke neza ko aricyo kintu cyatumye bamufata bakamushyira mu isanduka. Uwo mudamu disi yararimo abisobanura, ndetse n'umugabo we ashobora kuba yari yabimenye. Uyu mukobwa niwe byose wabisobanuye. Arangije ushinzwe umutekano aramubwira ati bafate abo bagizi ba nabi, ubafate ubajyane kubafunga kubera ko nta keza kabo. Bafate ubajyane ujye kubahugura, ubereke ikigwa kubera ko ni abantu babi cyane, nta keza kabo, ni abagome kandi ni babi. Arangije ushinzwe umutekano yaratambikanye, disi wa mukobwa yatabaye mugenzi we. Arangije aguma aho ngaho, arambwira ati se buriya koko bagiye kubajyana kubafunga? Ati bagiye kubatwara, nta kibazo. Arangije disi aravuga ati merezi yo rakirete, nsigare ngukuburira hano hantu, umufate hakiri kare bwangu, mumutabarire ku gihe, murangiza mumujyane kwa muganga. Disi mumutabare, ashobora kuba yibarutse. Mana Nyagasani, barakwereka bakomeje gukurayo za ndabo, banakura iyo bwabaga babikora vuba vuba. Arangije umugabo disi yese aterura akana k'agahinja, umudamu yari yamaze kwibaruka. Umugabo ahita aterura yo kakana k'agahinja, ahita agakurayo arakazana disi. Mana Nyagasani, ahita afata ka gahinja, arangije akomeza kugafata, aravuga ati Mana Nyagasani, reka dufate kano kana nanjye nkuremo uno mudamu, ndebe ko namukurura disi ahanga yarari, turebe ko twamufata tukamutabarira ku gihe. Mbega disi abantu beza, aba bagira neza, Imana izabahembe. Barangije disi atangiye gufata akana, akomeza kugafata arakiyegereza, aravuga ati nta wundi buryo nabikoramo atari ko murakoze, muri abantu beza. Arangije disi aramufata aramwiyegereza, umudamu nawe arareba, aravuga ati akana kanjye, ati disi murakoze cyane, ati nibarutse kandi ni iby'agaciro. Arangije disi umudamu akomeza kubashimira, arababwira ati murakoze cyane, ibintu munkoreye Imana izabaha umugisha. Barangije disi bafashe inzira baragenda, bafata inzira barerekera. Wa mugabo yafashe akana, arangije agashyira mu modoka, arababwira ati ni ukuri ndabashimiye, ibintu munkoreye Imana izabaha umugisha. Ati byose ni mwebwe, iyo mutahaba ntabwo umudamu wanjye bakimeze neza. Ati gusa Imana yonyine izaba ari ibahembera. Arangije disi yamwicaje mu modoka, abandi nabo baramushimira, baramubwira ati n'ubundi nawe uhabereye ku gihe kandi utabariye ku gihe, iyo utahaba ntabwo byari kugenda neza. Ati kandi turagushimiye, nawe disi turagushimiye. Batangiye disi kwishima. Ikigaragara cyo nuko abangaba aba bose bakoraga muri ya mize, disi barakwereka. Barangije batangira kumushimira nawe, baramubwira ati nawe ukoze iby'agaciro, kandi uri umuntu mwiza. Ati kandi Imana izajya iguhemba, izajya iguha umugisha. Barakwereka disi hari ahantu yakoze mu rugi mu disi akoramo, arababwira ati reka mbashimire, mwakire aya mafaranga, mugende mushaka ikintu mugura, mugende mushaka ikintu mukora kizabateza imbere namwe, kandi ndabinginze ntabwo nari kugenda nabashimiye ngo mbahembe kubera ko mukoze ibintu byiza cyane. Arangije disi akomeza kubabwira ati ni ukuri natwe turagushimiye cyane, ati kandi Imana iguha umugisha. Arangije ati ko wampa amafaranga, uduhaye amafaranga uradushimiye. Arangije disi buri wese yamuhaye aye, arababwira ati ni ukuri murakoze, ati kandi ndabashimiye, Imana izabaha umugisha. Baro nabo disi baramushimira, baramubwira ati ni ukuri ibintu dukoreye turabishimiye cyane, turagushimiye kandi nawe ugize neza cyane, Imana iguha umugisha. Witegereze neza disi bakomeje kuguma muri ubwo buryo, bakomeza kubigenza gutyo, ariko mu by'ukuri ibyo bakoze nta kintu byari bibatwaye, kandi bari babikoze kubw'imbaraga zabo, kandi bari bagize neza. Barakwereka
Kadisi watangiye kubara y'amafaranga yabo wamugira neza bihereye, baravuga ati ni ukuri uyu mugira neza agize neza, Imana nawe izamuha umugisha, aduhinduriye ubuzima, aduhinduriye amateka kubera ko hari ibyo twamukoreye natwe, ariko mu by'ukuri biriya byari ngombwa, ati tujye tubana neza kandi tubane n'abantu. Disi wa mudamu yarabashimiye arababwira ati ntacyo genda mbona nabaha, haturetse kubashimira gusa nkabasabira umugisha ku Mana, Imana izabaha umugisha kandi izabahembe, ni ukuri ibintu mukoze ni byiza cyane. Iyo warangije Disi akomeza kubashimira arababwira ati njyewe nta kintu nabona mbaha, nta kintu nabona mbabwira, ikintu cyo nababwira cyo ni kimwe, ni ukuri umugabo wanjye azagaruka abasure. Iyo barakwereka Disi yakomeje kumufata arambwira turakoze, Imana izabaha umugisha, arambwira ati nta kibazo mwasubira mu kazi mukagenda, nta kibazo mwigendere. Iyo nabo Disi bari banze kugenda, bari babikundiye bano bagizi ba neza. Barangije Disi baravuga ati reka dusubire mu kazi dufate inzira tugende, atakira ragrete yawe Disi genda agiye reka njyane nabo. Iyo barakwereka Disi bafashe inzira baragenda, bafata imodoka baragenda. Hanyuma ntuzacikwe n'agasone k'ubutaha, ndagukunda cyane, mwibukije gukanda subscribe kuri Millicap ntuzacikwe. Iyo barakwereka Disi ukora muri mizi yasigaye aho ngaho, wa mukobwa afata inzira barajyana, nawe ntuzacikwe n'agasone k'ubutaha, ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza. Hanyuma rero Imana ikomeze guha umugisha kandi ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose, ugira neza wigendere, ibindi nakagaruka. Ciao ciao.